Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe muri iki gitondo. Nezerewe Imana ku rukundo rwayo n'imbabazi zayo. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Nongeye kuguha ikaze mu ijambo ry'Imana kuko niryo riduhuza, niryo ryatumye tumenyana, nuko Imana yangiriye neza kandi nawe yakugiriye neza. Icyambere kinezeza kandi kinyemeza ko Imana yatugiriye neza ni uburyo yaturemyemo. Ni urukundo rukomeye, ni ubufindo utafindura cyangwa nge ntafindura. Reka rero dushimire Imana, hanyuma ntangire ijambo ryayo mvuge kugira neza kwayo. Mana, ndagushimye, ndaguhimbaje murengezi mwiza. Ni wowe byiringiro, ni wowe imbaraga, ni wowe rukundo, ni wowe byishimo, ni wowe mahoro. Nguhaye icyubahiro ko wabanye nanjye, nguhaye icyubahiro ko warenze umuryango mugari. Twese turi bazima, nta gikuba cyacitse, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ntabwo nakwirengagiza cyangwa nakwibagirwa ko muri iyi saha ndiho mvuga hari abavuye mu mubiri, ariko ijambo ryarambwe ngo mu byiza no mu bibi dushime. Iki gitondo tugushima ibyo wakoze kuko uri umukozi w'umuhanga, kandi ibyo ukora byose wowe kuri wowe ni byiza. Unyemerere uwomora imitima bene data bose babuza ababo, ubahe gukomera kubera ko twese nirwo rugendo, kandi muri urwo rugendo icyo wifuza gusa nuko duhora twiteguye. Nyemerera rero ujye uduha kwitegura, ujye uduha kuba maso, ujye uduha kumenya aho tujya, kumenya ejo hazaza hacu, gusobanukirwa icyo dushakaho mu izina rya Yesu. Tumaze kugusobanukirwa nkuko turiho twiga ijambo ry'Imana, ntabwo twagira ubwoba ku kintu cyose kitubayeho, kubera ko byose wowe wemera ko biba kubera ko ufite impamvu. Unyemerere urushaho kuduhishurira mu buryo burambye kandi bukomeye buturuka kuri wowe, ndetse kubw'umwuka wera twahawe nk'isezerano. Uduha imbaraga zo gukomeza gusobanukirwa icyo ashaka kutubwira n'icyo atugiraho inama ku byo wowe wagennye, ku byo wowe ushaka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Nuhimbazwe rero Papa, nguhaye ikaze mu ijambo ryawe. Bari wowe Mwami Imana, mwuka wera, ni wowe mwigisha mwiza. Nguhaye ikaze kugira ngo ari wowe usobanurira ijambo, ritubere ubuzima, ritubere amahoro, ritubere ibyishimo, ritubere imbaraga, ritubere intsinzi muri byose. Nushimwe Mwami ko mva gusenga, ni mu izina rya Yesu, amen. Nshuti yanjye, nongeye kuguha ikaze mu ijambo ry'Imana kandi ndagusuhuje. Ndasuhuza buri muntu wese uhawe kumvira ijambo. Ibihugu murimo, ibihugu bitandukanye, aho wicaye, ndashima Imana ko icyo cyicaro ari cy'Imana ibona ko kigukwiriye muri uyu munsi. Aho ngaho uri niho Imana ibona ko ari ukwiriye uyu munsi. Uhashimira Imana, ubwira Imana ngo ushimwe ko ndi hano. Kenshi nkunda guhura n'abantu tukaganira, akambwira ngo ndashaka ko Imana impindurira amateka. Twese niko tuba dutekereza kandi niko tuba tubishaka, ariko igihe aho Imana igushyize n'igihe itarayahindura haba hari impamvu. Icyo gusa namenye, hari indirimbo abaririmbyi barimbaga bakavuga ngo ni isaha y'Imana itaragera, ngo ihangane suko bizaguma. Ni isaha y'Imana itaragera, ngo ihangane suko bizaguma. Ni isaha y'Imana itaragera. Kera mu mubabaro ubona babaragamo ntarasobanukirwa gukora kw'Imana, numvaga mbwiye ibintu bitari byo, nkumva aririmbye bitari byo. Ariko ndashaka kumenyesha ko nanjye nasobanukiye ko isaha y'Imana y'ubwayo icyo yapanze kuzankorera n'igihe yagipangiyemo, iyo kitaragera ngiyewe kubera ko ntabisobanukiwe bijya bimbera ikibazo, bijya bingora. Ariko nagira ngo nkubwire ngo isaha rero y'Imana igeze, igihe Imana yateguriye kugutabariramo iyo kigeze, nta muntu n'umwe wabyitambikamo, nta wabirwanya ngo abishobore, nta wabyanga kumva icyo Imana imubwiye ngo agukorere. Nagira ngo uhagarare aho ngaho gusa, twebwe dukomeze twikundira Imana. Hamwe no gukunda Imana, izagenda ngewe nawe iduhishurira ibikwiriye, ibyabanza, ibyo hagati, ibyaheruka. Imana niyo ibizi. Rero aho hantu uri, muri uwo mubabaro urimo, jye nagira ngo nkubwire ngo Imana irabizi kandi irashaka kugukiza, kandi irashaka kugutabara, kandi irashaka kukurengera. Reka rero dukomeze rya somo ryacu. Tugeze rero ku isomo rya 5, tuza gukora kumva icyo Imana ishaka. Isomo rya 5 rero riravuga ngo nemere, wemere, twemere. Imana kwatura, Yesu ashimwe cyane, kwatura
mu buryo bw'ibimenyetso. Noneho hari ubwo twatangiye nawe tugeze, birashoboka yuko utibuka aho tugeze, ariko hari ijambo ntangiriraho rya rinezeza, kandi nawe hari abo maze kubona banyandikira babivuga ngo koko niko kuri. Imana irironkera, iryo jambo ndivugaho kenshi kubera ko jewe Imana yarironkeye ku buzima bwanjye. Buri munsi, buri saha, buri segonde Imana ijya yironkera igitambo mu mwanya w'icyari kumbaho kibi, mu mwanya w'ibyo Satani, igitero Satani yarateye kuri jye, aho cyaturuka hariho hose. Nawe nagira ngo muri ubwo buryo nawe ujye urushaho kwizera ko Imana yakwironkera ku ndwara urwaye, ku mubabaro ubabaye, ku gahinda ufite, kuruha urushye, ku bupfubyi, ku bupfakazi, ku bukene, ahantu hose wumva uyu mwanya uribwa, uriho ubabarira, nagira ngo ubwire ngo Imana yironkere. Ndatura kuri wowe ngo Imana yironkere mu izina rya Yesu, kuko Imana ijya yironkera. Birashoboka ko utarabisobanukirwa uburyo Imana yironkera, ariko Mwuka Wera, wa wundi ugomba kutubwira ibyo Data ashaka, wa wundi ugomba kutugira inama no kuduhishurira ibyo Data avuga, n'ibyo yasize avuze, n'ibyo azavuga, n'ibyo akora, abashe kugushoboza kusobanukirwa cyangwa kwizera ko Imana ijya yironkera kuri wowe. Ni byinshi rero navuga, ariko hari iminota nihaye kugira ngo twese, umuntu wese ubasha kumva iki kiganiro cyo kujya kimurambira, ahubwo mu kanya gato, kuko tuzahora tuganira, mu kanya gato tujye tubasha kumva icyo gitoya wumvise, icyo usobanukiwe, nicyo cyawe uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana igikorera mu bimenyetso, kandi ikeneye uyu munsi gukorera mu bimenyetso ikoresheje jewe cyangwa wowe, kuko n'ibimenyetso birakenewe. Ibimenyetso ni iki? Cyangwa se ibimenyetso ni ibiki? Ibimenyetso ni ikintu cyose gikozwe hanyuma kikagaragarira amaso y'abantu. Haleluya. Hari igihe gishobora gukorwa mu bibi, ariko ngicyo nganaho buri gihe ni byiza. Haleluya. Imana rero yagiye ikorera mu bimenyetso, ikiza abantu, bigaragarira amaso y'abantu. Ari nabyo umunsi natwe dukeneye. Yesu ashimwe cyane. Birakenewe yuko Imana ikora mu bimenyetso, kubera ko ari jewe, ari wowe, ari bari abatubanjirije, nta kindi kintu cyabikoze cyatumye Imana ikoresha intumwa zigakorera mu bimenyetso kandi bigakoreka. Nta kindi. Habayeho bimwe twize muri iri jambo, kwigira inzanga mu kigeragezo, harimo imitwe 6. Icya mbere habayeho kwitandukanya cyangwa se gukuraho imbago z'ikintu icyo cyose gishobora kukubuza ubusabane bwawe n'Imana, hanyuma bigatuma Imana idakomeza guhabwa icyubahiro muri wowe ngo yaguke, noneho ikora ibintu binagaragarira abantu. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri, Yesu ashimwe, habaho kwatura. Iyo umuntu amaze kurenga imbago habaho kwatura. Kwatura rero ushobora kwatura kuko hari aho utari wamenye, ukatura wihana kugira ngo noneho Imana ikurebe mu buryo bwiza, hanyuma noneho watura ibikomeye. Yesu ashimwe. Hakabaho noneho kwatura ku by'Imana ivuze. Icyo ni icya gatatu. Kwatura ku by'Imana ikubwiye. Amen. Ukabasha gusobanukirwa, ukajya kwatura iryo jambo, ubashije gusobanukirwa ese ni Imana ivuze. Kubera ko dusanga hari igihe umuntu ashobora kwatura atari Imana ivuze, ikibitandukanye ni ugusobanukirwa ukamenya ko iby'Imana ivuze birasohora, iby'Imana itavuze ntabwo bisohora. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero niho tuganisha ubu tugeze ku gisomwa cya 5 kivuga yuko tugomba kwatura noneho mu bimenyetso. Imana rero imaze kugenda ikubona muri izo nzego zose twavuze, ugenda uvamo mu nzego mbi, ahubwo ujya mu rwego rwiza rwo kuyikunda, gusabana nayo mu buryo bw'Umwuka Wera, kuko Mwuka Wera niwe udushoboza. Icya 4 kivuga ngo imbaraga z'Umwuka Wera, ngo intumwa zimaze kuba hamwe, Imana yatanze imbaraga z'Umwuka Wera. Igihe Yesu yababwira ngo mugende mube hamwe, ngo mutegereze iminsi 10. Iminsi 10 rero, iriya minsi yose kugera kuri wa munsi 10 wo kugira ngo bakire icyo Imana ishaka, cyangwa se bahaguruka basohoke bagende bavuga ubutumwa bwiza, habanje gukora bya bindi nyine. Haleluya, haleluya. Habanje kwezwa, habanje kuvuga rumwe, habanje guhuza, byose muri bya bice nagishijemo
naho ngaho ni muri iryo jambo. Yesu ashimwe. Noneho basukirwa imbaraga z'umwuka wera kuko Imana amaze kubareba ikabona bahuje, ikabona nta mbago bagishyizeho, ikabona ntabwo umuntu akina ubundi cyangwa gitekereza undi mu moko y'iwabo cyangwa mu bindi. Barangije Imana ibasukira imbaraga z'umwuka wera, bituma Imana noneho ivuga ngo noneho nimusohoke rero mugende mubwire n'abandi bose ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwanya rero nyuma yo gusohoka rero habayeho ibimenyetso. Yesu ashimwe. Nibyo tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubirebe. Haleluya, haleluya. Ubutumwa bwiza bamaze kubuvuga bagendanaga n'ibimenyetso kuko Yesu yari yabibahaye, mwuka wera yari yabahaye imbaraga z'Imana, yari yabahaye ibimenyetso byose bikorera hagati y'abantu, abatizezwa n'ijambo bakizezwa n'imirimo. Amen. Kandi imirimo nayo turayikeneye, ni ngombwa. Haleluya. Urwaye agomba gukira niko ijambo ry'Imana ryemera. Yesu ashimwe. Ariko kenshi iyo ni kontroye nsanga kudakira kwanjye harimo ngewe kwizera guke kwanjye, harimo kutizera iryo jambo, harimo kurivuga ku munwa gusa ariko mu mutima bidahari. Aho ngaho Satani rero yaharebye agasanga nta bihari, ashimangira guhagarara kuri cya kindi ntigikoreke, kandi atari uko Imana idahari, kandi atari uko namenye Imana. Yesu ashimwe. Ariko turi mu ntambwe rero zo kumenya, gukomeza gusobanukirwa n'uburyo Imana igomba gukuraho indwara, n'uburyo Imana igomba kungarura umugisha wanjye niba Satani yari yawunyaza aciye mu buryo runaka, n'uburyo ngomba guhinduka, n'uburyo ngomba kwezwa. Uko ngenda nezwa rero mu gusabana n'Imana, mu gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, mwuka wera agenda ntungira urutoki ahantu hose, hanyuma mu buryo bwo gusobanukirwa, gukura mu buryo bwo kumenya Imana. Nkagenda noneho Imana ikorana imirimo nanjye, ikeneye kunkoresha, ikeneye kugukoresha. Twese buri muntu ifite icyo yamushyizemo, impano rero yadushyizemo nizo zigenda zikorera muri twebwe, zigakorera abandi cyangwa zikadukorera, kugira ngo noneho ubirebesha amaso y'umubiri abibone yuko Imana ikora. Mu gukorera kw'Imana harimo ko Imana ihabwa icyubahiro mu batarayimenya, hakabamo nanone yuko ngewe nanjye nezererwa ibyiza by'Imana kuko naje kugira ngo Imana ingirire neza. Ndiho Imana yanshyizeho kugira ngo ingirire neza, kandi umugambi w'Imana kungirira neza yurawujuje, yarawufite, ahubwo itegereje ko nge nyemerera kugira ngo ibinkorere. Amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu byakozwe n'intumwa ibice 3 uhereye ku murongo wa 3 kugeza ku wa 8. Haravuga ngo nuko Petero, duhere ku mutwe w'ijambo, haravuga ngo Petero na Yohani bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohani barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ari cyo saa 9. Umurongo wa 2 ngo hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, ahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Umurongo wa 3 ngo abonye Petero na Yohani bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohani baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Umurongo wa 5 abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabadaduka, arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babibona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga ryiza, asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Amina. Haleluya, haleluya. Reka nanone dusome nanone Daniel ibice 3 umurongo wa 16. Yesu ashimwe. Yesu ni umwami ku buzima bwacu. Ngo Seduraka na Meshaki na Abedinego banga kuramya igishushanyo. Yesu ashimwe. Gatusoma umurongo wa 16. Ngo Seduraka na Meshaki na Abedinego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ngo ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari
bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Nanone kutugeze kuri 19, Sedurake na Meshake bajugunywa mu itanura ry'umuriro. Aho ngaho uze gusoma uhereye kuri 19, ariko jyewe ngo maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, wo n'umurongo wa 20, abategeka kuba Sedurake na Meshake na Abedinego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Sedurake na Meshake na Abedinego, birabica. Nuko abo bagabo batatu, Sedurake na Meshake na Abedinego, bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama be ati, harya ntitwajugunyemo mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe ba Sedurake na Meshake na Abedinego, mwabagaragu b'Imana isumba byose, nimusohoke muze hano. Nuko Sedurake na Meshake na Abedinego bahera ko bava mu itanura ry'umuriro. Usimbutse ukajya kuri 28, umutwe w'ijambo ukavuga ngo umwami ahimbaza Imana aba Sedurake. Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Sedurake na Meshake na Abedinego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa yose basenga itari Imana yabo. Nicyo cyatumye nca iteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Sedurake na Meshake na Abedinego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kagene. Amen. Yesu ashimwe cyane inshuti yanjye. Haleluya, haleluya. Iri jambo ni ijambo risobanutse, ni ijambo twese tumaze gusoma igihe kinini, ni ijambo tuzi, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ikorera mu bimenyetso. Ni igihe cyose wamaze kuva muri za ntambwe zose, umaze gusobanukirwa uburyo unyura muri za ntambwe, warangiza rero ugahamya nk'inzanga, kubera ko Imana ishaka ko hari icyo uvuga cyangwa hari icyo ukora. Aba bagabo rero barantangaje. Yesu ashimwe cyane. Natangariye ukuntu bahagaze imbere y'umwami, baramubwira ngo igishushanyo cyawe wabaje, umva twakubahaga, turakubaha rwose, uri umuyobozi wacu, turagukunda. Nimba ivuga gutyo, urebere ku muyobozi wawe hirya no hino, urebere ku muntu ugutegeka, urebere ku muntu mubana, urebere uko ubigenza nawe nk'umwana w'Imana. Ariko hari igihe Satani aca mu muntu ashaka kukubuza inzira y'Imana, ashaka kukubuza kubaha Imana. Aba rero bo bari baramaze kubisobanukirwa, baravuga ati, rero kubera Imana yacu twebwe ntabwo twigishijwe kureka Imana yacu ngo twubarare izindi mana, ahubwo aho kugira ngo tukubararire cyangwa twubarire igishushanyo wabajwe, twe twakwemera tugapfa. Ariko kuko Imana ikunda umuntu uyihamya, jambo ryayo rirambwa ngo ni Imana ifuha. Ntabwo Imana ikunda umuntu uyibangikanya, ntabwo Imana ikunda umuntu ugira ubwoba agatinya guhamya ibikwiriye iby'ukuri. Yesu ashimwe. Imana yanga umuntu uramya. Njye ntangazwa n'umuyobozi wacu w'igihugu, njye hari ijambo yavuze mu gihe kimwe, numva ndishimye, ndavuga Mana ushimwe. Kubera iki? Ibihugu by'abera, ibihugu by'abazungu bijya bishaka gukandamiza ibihugu by'abirabura, ibyo ni ibintu twese tuzi. Hanyuma igihugu cy'u Rwanda, njyewe umuyobozi wacu yarantangaje, aravuga ngo niba batemera kuduha imfashanyo kuko hari izindi nyungu badushakaho, kuko hari ibyo bashaka kuza kwitwarira cyangwa kwikorera mu gihugu cyacu, bakatuvogera, bakadusuzugura, simbyemeye. Abanyarwanda tuzi kwikorera, tuzikorera. Ibyo bintu nasanze bimeze nk'imvugo y'Imana.
niba umuntu wamaze gusobanukirwa Imana ashobora guhagarara imbere y'umwami akamubwira ati sindi bupfukamira Imana yawe, sindi bupfukamira iki kintu nubwo untegeka nubwo wanyica ndabyanze, hanyuma Imana yanjye nitabasha kunkiza nta kibazo nyice. Ni ukuvuga ngo uwo muntu hari urwego aba yamaze kumenyamo Imana, urwo nirwo numva ngewe nshaka kugeramo, nawe byari bikwiriye ko ari kugeramo. Ibyo bizatuma Satani atagusuzugura. Ubundi suri ya muyobozi ugusuzuguye si nawe ukubwiye nabi, ahubwo ikimukoreyemo muri uwo mwanya. Uribuka igihe Petero yabwiraga Yesu ngo rwose turagukunda ntabwo twakwemera kupfa, Yesu ubwaga ahita amubwira ngo subira inyuma yanjye Satani. Ntabwo yabwiraga Petero, ahubwo yabwiye ikimurimo kuko cyamubuzaga gusohoza umugambi w'Imana. Rero iki turimo cyangwa iki tugendamo cy'umwanzi, jewe nawe twari dukwiye kugira ubuntu bwo kubisobanukirwa kugira ngo duhamye nk'Imana, tuvuge nk'Imana mu gihe gikwiriye. Namaze gusobanukirwa ariko ko ari Imana imbwiye ibyo twabivuzeho. Namaze gusobanukirwa ko ari Imana yantumye, namaze gusobanukirwa Imana yanjye nanjye nkayihamya. Rero ngiye iyo mbivuga gutya, nubona nazinze umunya, nubona meze gutya, ntabwo ari umuntu mabwira nabi. Ni wumva mvuza amagambo rimwe na rimwe ukumva wenda n'ikinyarwanda kidasobanutse, ntuzagire ni wenda kubwira mba ndakajwe n'ibintu Satani adukorera, aradusuzugura, aradusuzuguza, aratuma twangana, atuma tudahuza, atuma tudakora iby'Imana ishaka, kandi akatujijisha mu buryo abigize byiza, abizana nk'aho ari byiza, kandi nyuma yaho nkaza kwisanga ari bibi, nkaza kwisanga ari umutego anteze, kandi ntabyifite rimwe na rimwe ukuntu nakwigarura. Yesu ashimwe. Ariko nindushaho kwegera Imana no kuyisaba no kuyinginga no kuyitakambira no kuyisaba ngo Mana ndasaba ubwenge aha n'aha, ndasaba imbaraga aha n'aha, ndasaba guhishurirwa muri iki ngiki, ese iki kibazo kije imbere yanjye Mana nkitwaremo gute, Imana izakubwira nk'uko yabwiye aba bagabo. Kubera iki? Abangaba igihe cyabo cyararangiye, iki ni igihe cyanjye nawe, kugira ngo twumve icyo Imana ishaka hanyuma idukoreshe mu gihe gikwiriye. Aba bagabo rero babihagazemo neza, ibimenyetso biragaragara. Petero asanga ikirema ku irembo ryitwa ryiza, ku rusengero, ahantu uwo muntu aruhiye, ahantu uwo muntu yirirwa asabiriza, biranashoboka ko batamuhaga nk'uko bikwiriye. Turabizi twese iyo tugeze ku bantu bamugaye, rimwe na rimwe ubu ngubu noneho hari n'imvugo ivuga ngo babitwara ikuzimu, niba utwara ibintu byawe ukabibaha barabyangiza, kandi uriya muntu arababaye, ariko arasaba, akeneye kurya, akeneye kubaho. Ariko Petero aravuga ati ngewe rero singuha amafaranga urayarya agashira, ibyo ndi buguhe cyose uragifata kishira, ariko ndaguha amaguru yawe, ntumbira noneho. We ngo atumbera, azi ko atumbiriye iki, ko agiye kumuha amafaranga menshi. Ariko Imana yo ishaka gukiza uriya muntu, kandi ishaka kugaragaza ibimenyetso mu bantu benshi kugira ngo bamenye ko Imana igihari kandi ikora kandi ishoboye. Haleluya. Ese jewe nawe uyu mwanya twabyizera ko Imana yadukoresha, twabyizera ko Imana yakiza umuntu ikoresheje wowe cyangwa jewe, twabyizera ko Imana yakiza umuntu. Ndabizi jewe maze kubibona ku bakozi b'Imana batandukanye, uburyo Imana ikora abantu bakabohoka. Ibyo uwo mujinya cyangwa uwo mubabaro cyangwa ku gahinda ndagafite kugira ngo ngewe nanjye ngere ku muntu niba yarabuze amahoro yabone. Nawe bigirira umutwaro, ni umutwaro. Tugira umutwaro wo gutabara abantu b'Imana, wo kubazwa n'umuntu w'Imana ikintu kimubabaje, hanyuma twegera Imana. Twebwe nk'abamenye Imana hari ibimenyetso abataramenya Imana badukeneyeho, kugira ngo noneho Imana ihabwe icyubahiro ku bwayo, kubera ko nemeye kuba igikoresho. Noneho ihabwe n'icyubahiro ku bwanjye, jewe abandi birebesha amaso babone yuko Imana ikora. Haleluya. Rero nshuti yanjye, Imana irahari, irakomeye, ifite imbaraga. Ngo Petero avuga ngo none ndavuze ngo haguruka. Avuze ngo haguruka, uwo mwanya ikirema ngo kirahaguruka, giterwamo amaguru, giterwamo imitsi. Narabibonye ngewe ikibungo, nigeze kubibona n'amaso yanjye, aho umuntu wakambakambaga agenda n'amaguru gutya mureba, amaze imyaka 58 akambakamba, mubona agenda n'amaguru. Nacuruzaga mu iduka, mu isoko. Yesu ashimwe cyane. Bibera mu maso y'abantu. Uwo muntu aragenda, arakira neza, abantu bose barabyibonera. Rero mbibona buri gihe abakozi b'Imana, nabibonye Aposo asengera abantu batandukanye, Apotre Gitwaza umushumba wacu, ndabibona buri gihe ukuntu Imana imukoresha abantu bagakira, abaruka, abagira gute, abari buzuyemo ibintu bikabavugiramo bakabohoka. Nshuti y'Imana, narabibonyeho Kayanja kiza abantu ku mugaragaro, ni ibintu nabonyeho Bonka kiza abantu, amaso yanjye arabyibonera. Ni ibintu rero bihari, si uko ari bariya rero, ahubwo nuko bo bemeye guha Imana umwanya, bo bemera guha
Imana umwanya bakanga kwiyanduza, bakagendera mu nzira yo gutambuka imbago bakazirenga, bakarenga ibindi byose, bagasabana n'umwuka wera, hanyuma mwuka wera akabakoresha. Mu kubakoresha rero kw'Imana, natwe turabikeneye kugira ngo buri muntu, ntabwo bose bazenguruka isi yose ngo bayizenguruke bonyine. Twese Imana yaduha agakiza, iduha isezerano, iduha ijambo, iduha imbaraga, yarabisutse, irabifite. Mwuka wera ategereje kumva ngewe icyo ntakira cyangwa icyo nshaka, ategereje kumva inyota mfite kugira ngo ampe, hanyuma nanjye sakaza ubutumwa bwiza. Nkorera mu mwuka wera, nkoresha ibimenyetso, imbaraga z'Imana zigaragara. Rero nshuti yanjye, turabikeneye twese ko abashumba bacu badusuka ayo mavuta, hanyuma natwe tugahesha abandi umugisha. Mu guhesha abandi umugisha, gemba nemeye ko Imana ishaka gukorera muri ya mpano yanjye, hanyuma Imana igahabwa icyubahiro, hanyuma nawe ikaguha umugisha. Nuko nguko ba Salomo bose nuko basabaga. Salomo ngo amaze gusaba, agasaba ubwenge bwo guhesha abantu b'Imana, kubacira imanza zitabera, ngo Imana imwongerera n'ibyo atari yasabye. Twikunda cyane gutakira ibyacu n'abacu, kwikundira cyane ibyanjye gusa, ariko abandi numva ntabafitiye umutwaro. Ntago ari ko Imana ibishaka. Rero nshuti yanjye, Imana ibane nawe, Imana ikugirire neza. Jewe mu mwanya wanjye ndi mu mukoro wo gusaba Imana kugira ngo nanjye mbashe kugira aho mpagarara. Hanyuma nawe uwo mukoro nukubemo, kandi wowe urwaye, wowe ubabaye, wowe urushye, wowe uremereye, mu izina rya Yesu ndatura kubw'ijambo ry'Imana riri muri jye, kubw'Imana namenye ibohora imbohe, ndatura ngo ubohoke mu izina rya Yesu. Ndirukana buri kintu cyose kigutwaje igitugu, ndirukana buri mwuka wose ukubujije amahoro, ndirukana buri imbaraga yose yari gutsikamiye y'umwanzi Satani. Umuriro w'Imana uyitwike mu izina rya Yesu. Reka tujye tuba nk'inzanga, twature nk'Imana, bizajya bikoreka mu izina rya Yesu. Yesu aguha umugisha, akurinde mu